Ubwiza Steel and Art Space, company yaje ari igisubizo ku banyarwanda ku bikoresho byo mu nzu. Ubwiza Steel and Art Space bafite ibikoresho byo mu nzu birimo intebe, ameza, utubati, garderobe, ibitanda, amadirishya n'inzugi. Ubwiza Steel and Art Space bafite kandi ibishushanyo byo mu nzu n'amatabla afite ubwiza butangaje. Bakorera mu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu hose. Ku bindi bisobanuro wabasura ku mbuga nkoranyambaga zabo arizo Instagram, Facebook, TikTok na WhatsApp. Wabandikira cyangwa ukabahamagara kuri nimero yabo 078 24 39 082. Ubwiza Steel and Art Space, twishimiye kubakira mu muryango mugari w'abasirimu ku isi hose. Iyi ni episode ikurikira episode ya gatatu kuri Anamika. Je umva nitwa Forer, nitwa Yamane. Yo, urabizi neza ko aho twagarukiye ariho dukomereza. Dukomeje na episode ya gatatu kuri Anamika. Ikirimbuzi Nation ni kuri wa_kwiperu.com. Abangaba bahuriye ku rusengero aciyemo imyaka myinshi badahura. Ntago wakwibuka umuntu wabonye 2-3 kera. Bari inshuti bakiri abana. Bayirukana kera nta rumwe wigeze umenya undi. Bari hafi y'urusengero. Murabizi neza ko abahinde bagira ibintu byinshi rwose, bagira ibirori byinshi. Iminsi mukuri bari myinshi ntago wajya byose kubimenya. Sasa hakuno umukobwa arutwa agenda ashyira ku bantu, ashyira no ku musore hakuno. Rebe herebye n'induki z'akantu, n'induki z'akantu. Herebye umushyi z'akantu aramubura. Rebe harebye hakurya abona uri gushyira abantu akabashyiraho utuntu tw'utumenyetso, ashyiraho hari undi waje. Hi Raja. Hi Raja. Hi Jarana. Mujhe undi bahuye. Nari mbizi. Yaha mile na mile. Nari mbizi wenda ko nshobora kutagira undi muntu duhurira hano. Ariko nari mbizi ko turi buhure. Ye astrology ka course tumne none se wabonye wabaye astrology ryari? Matlab ushaka kuvuga iki? Mujhe bhi nahi pata. Ni cyo mvuga nanjye ubwanjye ntago nari nzi ko ndi buze hano. Tumhe pata cha. Ariko wowe ngo warubizi. Itne saalon se hum ek hi colony mein. Umva tumaze imyaka myinshi duturanye. Tumhe ndakuzi bihagije. Ikindi kandi ntago ari abantu benshi bari mu kigero cyacu babemera Mana. Usanga bari mu matabi, inzoga n'ibindi nk'ibyo. Hey, दिखाओ तो ये तो कृष्ण जी का स्पेशल वाला आशीर्वाद है ना? Bigoye kugira ngo ubone abantu bangana gutya bari mu rusengero basenga biragoye. हाँ वो तो है. राजा none se Raja मेहुल के जूते हैं ना? izo nkweto si za Mehul? वो क्या है ना कि मेहुल ने नए Yego Mehul yaguze izindi nkweto. जूते ले लिए. Je nahise mfatize. Umusore yambara inkweto abandi bakuyemo. Ibaze ukuntu afashwe. कितने acupressure वाले जूते हैं. Urabizi rwose Mehul yaguze inkweto ngo zigabanye uburibwe. और पैरों का दर्द भी. Ntago wahita ubimenya ukizireba. जूते सेल में 4000. Nanone rwose ngo inkweto yaguze ngo zigura 10,000 ariko we ngo yaziguze 4,000. था तो बस मैं एक्सचेंज ही करवा के आ रहा हूँ. बस 3 ही दिन की Ariko nanone yaguze inkweto zitangana, urw'iburyo n'urw'ibumoso zitangana. सेल है ना. Rwose nagiye kuzihinduza kubera ko ngiyo promotion yo kuzabara iminsi 3 yonyine. Ubwo yagata mu gutwi yibuka ko na mama afite ibibazo ku birenge. Kandi yumvise ko ngo hari inkweto zibaho ngo zigabanye uburibwe. Za nkweto bajya bagurisha ngo zigabanye imitsi. Zigabanya zikiza imitsi. क्यों हाँ Urakoze. भी थे. Ntago nitaye ngo warinde. अब मैं भी मम्मी के लिए एक्यूप्रेशर. Ariko izo nkweto nanjye ndaza kuzigurira mama. लेकिन सेल तो सिर्फ 3 दिन की है. Ariko se ko promotion iraza kumara iminsi 3 yonyine. 1000 रुपए जमा होंगे. 2000 और Nizigamye 2,000 ngomba gushaka indi 2,000. Inkweto zigura 4,000. यानी सफरी से कुछ नहीं खाया. Sasa uyu nguyu yaje kurega, aza kuregera umugabo mu muryango. Ntago umwana we yigeze arya kuva mu gitondo. Ebe nk'aba bagore arahaguruka.
keisha dashana mehuru mwese muri hehe yumvise ko raja atigeze arya kuva mu gitondo अरे किस mana yanjye मरी हुई बहन का iki kiriyo ni icyande से चिल्ला रहे हो आप? uburyo usakuza gutyo uburyo umukecuru agenda yose urebe का श्राद्ध do aya ni imbata do रहे हो आप? okay dukomeze श्राद्ध करना है तुम सबकी लापरवाही का iki kiriyo ni icya mwese mufite imyitwarire yo kutita ku bintu हुई है kandi ntago ndatangira ndaje mpirike ngwino hano mwana ngwino अभी मुझे एक बात बताओ राजा हमारे परिवार का ese mumbwire raja ntago ari umwe mu muryango wacu घुमाने की जरूरत नहीं है जवाब हाँ है munsubize क्योंकि अभी तक सुबह से राजा ने कुछ क्यों नहीं खाया तुम सबने तो गपा kubera icyo atigeze arya kuva mu gitondo खाया होगा तो मेरे राजा ने कौन सा गुनाह किया मेरे भाई ese hari icyo raja yaba yakoze kibi mumurebe शबिया परिवार के सुपरस्टार icyo ashaka ngo ni ukuzaba superstar muri uyu muryango yigize yamani बराबर करवाना icyo azi ni ugufata akazi yakagombye gukora akagakoresha raja अच्छा कि भाई ariko se byibura wigeze umubaza niba yigeze arya पहनने के बाद तेरे को कुछ दिखाई नहीं cyangwa nta kintu na kimwe ubasha kubona iyo umaze kwambara ibyo birinete kuramo ni umusitari no mu rugo aba yatayemo igifime rwose anko tuza keisha तेरे को अपने भाई की चिंता विंता है कि नहीं ese ubundi witaye ku muvandimwe wawe basi और दर्शना बहू darashana तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए ना मोटा पापा we wakabaye rwose ubyitayeho शांत हो जाओ anko rwose tuza और ऐसा कुछ नहीं है। ndakwinginze tuza nta nubwo ari ukuri घर का काम करते करते कभी कभी yewe hari igihe nkora nkibagirwa no kurya मोटी मम्मी रोज कुछ ना कुछ गर्मा गर्म खिलाई देती है और आज तो कमाल ही हो गया rwose uyu munsi hari ibyabaye byiza umusore uyu munsi yiyirije भी वो इन लोगों को इनकी लापरवाही की सजा vuga ibyo ushaka ariko nanone baraza guhanirwa kutita ku bintu kwabo barabihanirwa bose राजा के साथ मेरा भी उपवास है ntago ari raja wenyine uri bwiriza uyu munsi मेरा बेटा भूखा nk'uko umwana wanjye yari ashonje kuva mu gitondo ना मैं भी nanjye ntago ndi buze kurya nimugoroba saza yavuze ko atari buze kurya nimugoroba kuva na raja atariye tacaho ababaye aba bagore ni uko nguko abagabo baba bavuga bo mu buhinde burangiye nagiyeyo mwabuze filime se muzi ko ndi yaje hakuno yababaye amaze gutongana bano bagore rebe aza hakuno wa mugore we namukanga ni intare yigize intare rebe yewe रजबी mwamikazi wanjye mwiza तू अभी तक है हंसी ntabwo wari ubizi ariko uracyari muto kandi nanjye ndi muto uracyari mwiza hakuno uwari uri hanze atongana yigize nkaho byamubabaje cyane yaje hano aseka bose ni bamwe हमारी ni चिगड़ी ukuvuga ngo umugore yahize ko umwana w'abandi atari burye none umugabo nawe arabishyigikiye ariko hanze yigize nkaho byamubabaje ऐसे भारी rwose ushobora kumva ndi mu makosa गले से जबरदस्त ariko ibyo mvuga ni ukuri करे कैसे कर लेते हो हैं? मुझे भी सिखो ना wanyigishije uburyo wakoreshaga impano yawe hariya hanze कलाकारी का हत्या iyo तो ushaka kurwana intambara y'ibinyoma no kubeshya वापरना uba पड़ेगा ugomba gukoresha intwaro yitwa kwigirisha प्रैक्टिस का uza ukigira nkaho kandi atari byo अब काम आएगी मेरी चिगड़ी imyaka yose rwose ntabwo iba igomba gupfa ubusa umuntu akora cyane लेकिन बेबी। कारी इतनी जबरदस्त भी नहीं होनी चाहिए ariko nanone ntabwo wakabaye wigira mwiza hariya hanze उल्टे मुंह जब kubera ko rwose bibabaza abana bawe के सब सूख गए थे आप bose bari bakanzwe no kumva ijwi ryawe सबकी लगाम अपने हाथों में होनी चाहिए अभी umva abantu bose tuba tugomba kuguma tubakontoreye bari munsi y'ibirenge byacu मैं दिखाया अबे तू प्यार के फूल बरसाओ ने मारी amaze kubashyiraho puresha undi nawe abereka urukundo babafere हमारा हीरो rebe raja azi ngo bamwitayeho azi ngo umusaza agiye kwanga kurya अब राजा kandi yabeshyaga पापा जी भी खाना नहीं खा रहे ntabwo ari raja uri buze gusonza na papa nuko ndumva mbabaye मोटा भाई भी तभी खाना खाएंगे जब मेरा राजा खाना खाएगा rwose muramu wanjye araza kurya ari uko umwana wanjye raja nawe ariye uyu nguyu azi ngo azi ngo umusaza ngo araza kurya ari uko ngo raja nawe ariye kumbe yabeshyaga twe turabibonye byose ni ukubera wowe mama hari uwaje avuga ngo ni ukubera wowe raja raja हाँ आपकी वजह से yego mama byose ni ukubera wowe ngo iki
मेरी वजह से kubera njye हाँ तो none ninde wundi थी मोटा पप्पा को शिकायत mama kubera iki wagiye kuregera anko एक दिन नहीं खाया तो नहीं खाया ndacyari muto kutarya umunsi umwe ntacyo byantwara मेरी वजह से मोटा पप्पा भी भूखे रहेंगे none anko nawe araza kuba asonje kubera njyewe rebe arikomereza ngwino rwose nyiri icyubahiro ngiye kukugaburira igisaza cyavuze ko kitari burye ngo ntabwo nijoro ari burye bamuzaniye kiri imeze neza abo bose bagusekera bakwereka impuhwe siko bagukunze twikomereze rwose mugore wanjye urarenze umusaza yaje kurya neza cyane hanze bazi ngo ntago ari buze kurya umbe we n'umugore bafite gahunda imwe rwose ushobora kunyumva nabi ariko ibyo mvuga rwose ni ukuri njye ntabwo nakwihanganira uyu mugore n'umwana we muri iyi nzu ariko nanone ntabwo twabakura muri iyi nzu समाज का सम्मान तो रखना पड़ेगा ना tuba tugomba kuba sosiyete कि हमने अनाथ राजा को राजा बेटे की तरह पाला है लेकिन इतना भी लाड प्यार नहीं करना चाहिए कि दोनों माँ बेटे सर पे चढ़ के डांडिया खेले ariko nanone ntabwo twajya kumufata ngo tumuteteshe cyane ku buryo dukora ibyo we na mama we bashaka दुकान का नाम नहीं बदला इसलिए kandi kuva amazina atarahinduka amazina ya shopu cyangwa se y'iduka ryabo आपको तो ऐसा ही लग रहा है कि दुकान आप ashaza akomeza yumve ko bishoboka kuzandikisha iduka mu mazina y'umwana we Raja umva rukundo rwanjye urarenze तुझे उधार में ही मिलता ariko nanone n'ikigoryi थोड़ा अपनापन नहीं दिखाऊंगा तो माँ बेटे दोनों अपना हिस्सा मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे कल के कल tudafashe umwana na nyina neza ngo tubereke impuhwe tubereke ko tubitayeho batangira gusaba umugabane wabo muri business cyangwa se no mu muryango bagatangira kwaka ibyabo जहाँ तक दुकान के नाम का kandi सवाल rero iyo bigeze ku izina ry'iduka byo जमा जमाए धंधा urabona twamaze kubaka izina turazwi hano muri karitsiye अगर दुकान का नाम बदल देता ना तो iyo धंधा tuza kuba twarahinduye izina ntabwo business yakaba imeze neza gutya ngo ibe yarateye imbere तो थोड़ी मालिक बन जाए kandi Raja ntabwo yaba nyiri iyi business ntabwo bishoboka तो खुश रहे kubera ngo abantu uko babibona और रही बात राजा की तो गाय की तरह मुंडी हिला के सबका wowe ishime kubera ko Raja we akora akazi ke काम करते nta na rimwe ajya ahakana ntibishoboka थे तो दुकान की सेल बढ़ा देते ikindi kandi nanone iduka ryacu rikomeza ritera imbere ibyo ducuruza bikiyongera kubera we और घर में बिजली akinjira mu iduka ibintu byose bihita byikora का बिल हो या कोई भी काम सब फटाफट bw'izo fagitire z'amashanyarazi ngaka akazi ako ariko kose ahandi yaba agiye gukora होता है अबे तू मेरे को बोल इतना ese mbwira महंगा umukozi nk'uwo nguwo ukora cyane nk'umucakara hari aho twamubona muri iyi minsi ntabwo umukozi nk'uwo nguwo nta hantu bamukura muri iyi minsi rebe bakoresha umwana wakabaye bamufata nk'uwabo bamukoresha nk'umucakara sasa hakuno iriya tekinike murayizi kanze nyereke ba animateri mutazongera kubabeshya telefoni mwazibonye aho bazihisha hakuno uyu nguyu turamuzi ni musaza wa Rani ये गुरु पे ना yego अजर लगा दे yumva neza समझा sheta rwose 5,500 नहीं रुक रुक uyu nguyu aza kubetinga एक काम कर 7,000 लगा दे हाँ 7,000 harimo ushete ko rwose yaza gutsinda ibitego 4 ushyire 7,000 मम्मी mama लेप बनाया मैंने तेरे लिए का hakuno uyu nguyu ahita atsimba yari arimo arabetinga mama ari hehe चली गई yagiye चली गई yagiye लेप बनाया मैंने मम्मी के लिए पाँव में दर्द रहता है ना hakuno aribyo yamuteguriye yamuzaniye kugira ngo rwose bigabanye uburibwe सुनना ku maguru ye yumva neza साइड में रख ibyo banzu bishyire hakurya मम्मी के लिए एक्यूप्रेशर वाले जूते ले ले ese twagurira inkweto mama हाँ ले लेंगे zimugabanyiriza uburibwe नहीं आते ये 4,000 के zigura 4,000 4,000 4,000 मुझे पता है महंगे हैं ndabizi ko zihenze कहते हुए सुना था कि ये जूते पहन ariko numvise ko rwose iyo umuntu yambaye izo nkweto दर्द खत्म हो जाता है bimugabanyiriza uburibwe पता है बस हर जगह दूर kandi दूर urabizi neza ko rwose mama nawe ukuntu amerewe muri iyi minsi तक चल के जाए aragenda akagendera urugendo rurerure hajya gukorera साइड में रखना banza ushyire ibingibi hasi ariko 10,000 के हैं inkweto ubundi zigura 10,000 लेकिन अभी सेल चल रहा है इसलिए 4,000 के मिल ariko rwose baragabanyije inkweto muri iyi minsi zirimo ziragura 4,000 रहे हैं और सेल खत्म होने के लिए 2 दिन बचे हैं तो kandi rwose hari iminsi rwose yonyine खत्म होने से mikeya लेते हैं ना हाँ ले लेंगे ना मेरे पास saa tuzazigura तेरे पास कितने होंगे njyewe hari amafaranga mfite ese wowe ufite angahe rebe ufite angahe
mfite igihumbi rebe 1 मिनट buretse gato बस ये पैसे कहाँ से आए aya mafaranga wayakuye he किसी के गैराज में काम करता हूँ ना तो nakoze mu igaraje umva buretse gato काम कर रहा है wakoze mu igaraje ryande rero भाईलू मैं कहीं फिर से promesse Rwanda सट्टा चोरी शुरू तो नहीं किया watangiye kongera kubetinga बहन है बड़ी मन बन umva uri mushiki wanjye muto wimbaza ibibazo ndakuruta nugatangiye kumbaza ibibazo ubundi si ikibazo ki कुछ नहीं वो मुझे 2000 थे तो अभी कोई ntacyo nuko njye nari mfite 2000 तो ubwo ngubwo n'iki gihumbi umpaye bibaye 3000 1000 रुपए कम पड़ रहे हैं लेकिन टेंशन मत ले ariko ntugire ikibazo रानी खुद कर लेगी andi ndaza kuyashaka आओ rebe मम्मी कहाँ है मैं लेप लेकर जाऊं पता नहीं बाहर किसी बड़ी फरसान की दुकान पे गई mama yagiye ku isoko कौन सी फरसान की दुकान अरे कौन सी फरसान की yagiye kuri isoko yagiye guhahira सिर्फ एक ही फरसान promesse की दुकान है क्या promesse acaho ni promesse Rwanda rebe bayise Anamika turacyareba episode ya 3 njye wumva nitwa Forire ubu ngubwo jya ubitsindagira ariko kuki umvugira izina nabi Forire nitwa Yamani nitwa Badman nitwa Bizayuza nitwa Jackson uyu nguyu yari hano hari umukobwa yabonye hejuru mukobwa mwiza man aha wa mukobwa we wambonye se राजा wa mukobwa Raja yari yarobye ndaje anko kambe ngiye rebe जय श्री नाथ जी मोटा पप्पा ndabasuje anko mwana wanje बैठ ikigabo ahangaha kiraza kikigira nkaho kimukunze mu bantu ariko iyo bageze mu cyumba uko bigenda namwe murabizi पहले मेरा राजा बेटा खाएगा तो मेरा भी पेट भर जाएगा दे पहले राजा को दे babanze bahereze Raja bari basavinga mbere ने वाला राजा खाएगा अरे नहीं मोटा पप्पा Raja ni uraza kurya bwa mbere oya anko आप खाओ ना niwe ugomba kubanza kurya जैसे नहीं खाया kubera ko rwose kuva ejo wari ushoje kubera njyewe wiyikira museka uriya amafene aramuseka amafene w'umugore नहीं मोटा पप्पा आप खाओ ना niwe ugomba kurya mbere kubera ko ejo wari ushonje kubera njyewe amafene ndagusetse rebe इधर पापा हाँ ये फोटोज कैसे है फोटो ये किस लिए मेहुल कैटलॉग है ayo कैटलॉग mafoto ni ayiki सैंपल है ni फोटो amafoto rwose ya kataloge के ni sample zo kwereka abantu दुकान के 25 rwose ni anniversaire y'imyaka 25 साल गिरा है ना rwose iduka ryacu rimaze rikora na anniversaire ejo na anniversaire uvuga ngo imyaka 25 izuzura ejo तो दुकान के मार्केटिंग के लिए कल पेपर में पूरे rero rwose tuzamamaza mu binyamakuru फैमिली का फोटो twamaze iduka ryacu rwose dukoresha amafoto y'umuryango wacu फोटोज खिंचवानी पड़ेगी rebe इस मार्केटिंग का रोकड़ा कितना होगा सिर्फ hanyuma se rwose izo kampani za marketing zakwatsanga cyangwa se baguciye angahe nagera kuri 20 kugera kuri 25 amukoma सिर्फ होता है ukeka ko ayo mafaranga ari make अब ना इतना पैसा नहीं ayo mafaranga ari menshi cyane टांग भाई ibyo kwamamaza bamuciye 20 kuri 25 कम से कम इसमें तो पैसे गिनना बंद करो अरे दुकान की मार्केटिंग होगी तभी तो दुकान को फायदा होगा मेहुल देख मेरी एकदम सही umva mehul भाई mehul aravugisha ukuri बिकता है वही तो बिकता है और अगर दुकान की एनिवर्सरी की एडवर्टाइजमेंट होगी तो अपनी नई साड़ियों की सेल भी बढ़ेगी rwose kwamamaza iduka ryacu tugakora ibintu nk'ibyo ngibyo biraza gutuma iduka ryacu ryiyongera ibyo twacuruzaga byiyongere शर्टिंग शूटिंग में तो अपनी ikindi kandi bigera kuri shirts ndetse na suits दुकान को कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता turaza kuba ari twe ba mbere mu mujyi की फोटो छपेगी तो rwose gufata ifoto y'umuryango tukayishyira mu binyamakuru खानदान का नाम ही ऊंचा होगा ना राजा देख तू ना बात बरोबर biraza gutuma twunguka menshi kandi dukorere menshi Raja aravugisha ukuri तो भी है राजा के नसीब का तो है इसलिए जो राजा कहेगा वही होगा बस rwose ibintu byose biri muri iyi nzu ni ibya Raja kandi byose ibyo dukora byose biraza gukorwa uko abishaka पापा papa कभी कभी हमारी भी तारीफ किया करो ize twebwe nta na rimwe wadushimira अच्छा लगता है nyine icyo mvuga नाश्ता खा नाश्ता uceceka urye हमको ibyo urya जनाब दुकान में फोटो खिंचवानी है
ठीक है एकदम कमाल की फोटो आनी चाहिए है ना rwose ndashaka ko abantu bose baza kuba bagaragariza mu ifoto सरास sibyo ndati cyane मेहुल तैयारी शुरू कर फोटो की Mehuru nagenda ajye kwaranje ibijyanye no kuza kwifotoza ifoto yabo baraza kuyishyira mu binyamakuru mu gihe barimo baramamaza खाक बराबर छे ntabwo ari byo काबू में रखो अपने राजूड़ा को komeza urebe umwana wawe Raja uburyo ameze नहीं खींचनी चाहिए हाँ ntabwo ifoto ye iraza gufatwa मेरा काम थोड़ी है ako ngako ntabwo ari akazi kanjye bari udiringa nabyo मैं देखो अभी njye ugomba kubikemura uyu niwe bahaye akazi ntabwo Raja agomba kugaragara mu ifoto ढोल रे बगा Yeah. अरे ही जिलेबी छे डोलीरा ढोल ntabwo रे uyu nguyu niwe बगा bagize umukozi niwe uteka arimo arateka डोलीरा ढोल रे बगा मारे ही जिलेबी छे arimo arayungurura ifu रे बगा uyu nguyu bamuhaye misiyo y'uko Raja atari buze atagomba kuza kugaragara mu ifoto yarangije uyu mugore ndarimo arateka cyangwa se arimo arategura ibyo guteka acana vandarateri ifu uyu nguyu yari arimo arayungurura yose imutumukiraho abagore bo mu Buhinde dore uburyo yahindutse yamutumuriyeho ifu ndagukoze aramuseka arararara wa mugore we kandi wa mugore we rebe अभी थोड़ा बताओ ना क्या पहनूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा hakuno ingo yaza kubaza nambara iki ereka ka pinki hano kanga karagaragara gute oya ko kareke ये कैसा लग रहा है aka ngaka चले ako ntaribi ये भी नहीं oya nanjye singakunze कुछ अपनी है तो टिप टॉप तो लगना चाहिए umenye ko ifoto iraza kuyigaragara mu binyamakuru है ना ugomba kugaragara neza अब जो भी पहनोगे आप हैंडसम ही लगोगे Raja n'ubundi uraza kuba usa neza icyo waba wambaye icyo ari cyo cyose थैंक यू भाभी वो तो वैसे मुझे urakoze Darashana इसमें प्लीज हेल्प करो ना मेरी ariko ndakwinginze rwose mbanza umfashe mpitemo ibyo nambara मेहुल की शर्ट और इस जैकेट के साथ बहुत cyangwa nambaye iyi shati ya Mehul अच्छी लगेगी ना none itasa neza मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है और मेरे हिसाब से ना झरना को भी rebe क्या wiki uvuze ngo iki क्या 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 कहा hari igihe ubundi mvuze ngo iki भाभी uravuze ngo Jarana ngaraza आप कुछ भी सुनते हो अब फोटो सारे लोग देखेंगे तो अच्छी तो आनी चाहिए ना बात तो बिल्कुल सही icara uravugisha ukuri फोटो देखने वाला मतलब कि फोटो देखने वाली हो तो खुशी तो डबल हो जाती है मैं जानती iyo हूँ rwose umuntu akunda uramuheza ibyishimo birenze ndabizi को पसंद करते हो ना ndabizi ko ukunda Jarana मुझे तो लगता है झरना भी आपको पसंद है kandi ntekereza ko na Jarana agukunda umva Darashana और क्या पता ninde आपकी फोटो मम्मी पापा को दिखाकर शादी के लिए मना ले और रिश्ता भेज दे ifoto ari buze gufata ngo ni ifoto ari buze kohereza iwabo agira ngo yisabire umugeni पता है ibintu byose urabizi ndati cyane अगर आप कहते हो तो एकदम फुल रेडी होके फोटो खिंचवाऊंगा और कल जब झरना फोटो देखेगी तो ejo Jarana nabona ifoto nifotoje nzabona ibyishimo mu maso ye ना खुश हो रही है ना urishimye होने जैसी बात नहीं है हाँ? cyangwa nta kintu cyo kwishimira kiri aha ngaha जैसा सोच रही है ना वैसा कुछ भी नहीं होने वाला nicyo ushaka ko kitari buze kuba राजूड़ा का नाम दुकान के बोर्ड पे और ushaka ko izina rya Raja ngo rizaba riri ku byapa ndetse n'aho dukorera ku mazina y'iduka ryacu तो मेरे ndetse n'ifoto ye ngiri mu binyamakuru हितांक और मेहुल का दुकान में बैठ के hanyuma abana banjye bo bazabe bicaye hariya ntacyo bakora ये सुनकर भी वो जलन जैसी होती है आशा अब मैं देखूंगी ndaza kureba फोटो अखबार में कैसे आती है uburyo ifoto ya Raju iraza ngo kuza ngo mu binyamakuru ndaza kubireba yarangije bamumennyeho ifu arahaguruka kandi wa mugore we खुद के सपने में खुश होकर नाचना बहुत आसान है मोटा भाभी पर दूसरों के सपने में घुस कर ना बहुत आसान है मोटा kwishimira भाभी inzozi zawe ni ibintu पर byoroshye दूसरों के सपने में घुस ariko ntabwo wakwangiza inzozi z'undi muntu ntabwo bishoboka या tumenya ibyawe नहीं है जो iki आप ntabwo ari igikoni cyawe कर रख पाओगे मोटा भाई के होते हुए uburyo utuma umwana wanjye asonza umunsi wose की इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाएगी कभी नहीं
ndagusetse इलाई बताएगी कि किसके दिए में कितना reka tuze kureba ngo biragenda bite asha तू कितनी खूबसूरत लग रही rwose urasa neza pe uzi ko wabaye keza नजर न लगे yamumennyeho ifudo yabaye nk'akavumbura amashyiga मारे खींच ली aramuririmbira arangije acaho araba arimo aratoteza muramukazi we अरे कौन से फरसान की दुकान में गई है मम्मी मम्मी का ना इसलिए मुझे गुस्सा hakuno ngo yaje gushakisha rebe ntago mama yigeze yandika cyangwa se wenda ngavuga aho yagiye guhahira आता है खुद का ध्यान नहीं रखेंगी चलती फिरेंगी बस rani चूंकि बहन आप सुनो ना ये देखो मैंने मम्मी के लिए लेप बनाया लेकिन मम्मी काम पर गई है भैलू ने बताया किसी फरसान की दुकान में गई है अब आपको promesse rwanda yavuze ko ngo mama yagiye ngo guhaha yagiye ku iduka guhaha आपको आपको पता है वो कहाँ गई है ese waba uzi aho mama yagiye कुछ बोला उन्होंने hari ikintu yaba yakubwiye उमर की बस के बारे में पूछ रही थी अब तुझे तो पता ही है कि मैं एसी कार के बिना कहीं जाती ही नहीं हूँ तो मुझे बस और बस की टाइमिंग के बारे में कुछ पता नहीं देख rebe 28 नंबर की बस है ना hakuno amubwira bisi yagiyemo ya 288 cyane iyo niyo bisi yagiyemo नंबर की बस रामनगर से फूल बाजार जाती rero iyo bisi ya 288 ni bisi ubundi ijya i Remera Kicukiro ndetse na Kimironko है कोई फराली चिवड़ा क्यों बेचेगा फिर वो वहां से जाती है पाटन नगर पालिका लेकिन पाटन नगर पालिका में एक फरसान की दुकान नहीं है लेकिन वहां से वो जाती है जवेरी बाजार और जवेरी बाजार में चार फरसान की दुकान है और उसमें सबसे जाती है पटेल फरसान वाले के पास और मम्मी ने बताया था कि वो किसी बड़े ऑर्डर के लिए जा रही है तो मैं जा रही हूँ पटेल वाले के पास ही आती हूँ। गुजरात uyu ngo ahita ajya kwirebera mama we एक मिनट ubwo ये देख banza urebe hano akira banza urebe तेरे जीजा जी मुझे बर्थडे पर ये गिफ्ट देने वाले हैं तेरे जीजा जी मुझे ये गिफ्ट देने वाले हैं muramu wawe azampereza iyi kanzu nk'impano अगर ये मिल गया ना iyi ngiyi ni ndamuka nyibonye जलसा bizaba birenze हाँ aba baravukana ये मिल गया ना bizaba birenze pe मुझे तो अब भी से ही इसके सपने आने लगे हैं iyi kanzu nahoze nyifuza narayirotaga मेरे लिए तो ये बिल्कुल सपने जैसा है मम्मी इसे पहनकर तो nanjye iyi kanzu ndayifuza बिल्कुल शान से चलेगी ikindi kandi mama bazishimira kugenda yambaye हाँ ngo iki मम्मी मेरी साड़ी क्यों पहनेगी kubera iki mama yakwambara sari अरे चुकी बहन मैं ये जूते की बात कर रही हूँ sari njye navugaga inkweto नहीं समझेगी umva ibyo byibagirwa पहनने के लिए ndagiye vuba ngo ikinyamakuru ari ikanzu n'inkweto umwe yavugaga inkweto undi avuga ikanzu चल रहा हूँ rebe uyu nguyu yambaye neza rwose bagiye gufata ifoto y'umuryango bayishyire mu binyamakuru mana yanjye मोटी मम्मी anti मोटी मम्मी क्या हुआ anti yitura hasi bigenze bite anti जल्दी आओ क्या हुआ मोटी मम्मी bamuhaye misiyo ko umwana atagomba kuza kujya mu ifoto baramuhagurutsa umukecuru मम्मी उधर बैठाओ umujyane hakurya आराम से आराम से rebe ndababaye reba uburyo umukecuru agenda dodo dore ukuntu agenda do आराम से turamugaye नहीं मोटी मम्मी आप ukuguru kwanjye kuravunitse nta nubwo ararebaho rebe आराम से मैं मुड़ा लेके आता हूँ पैर उठाओ reka nze nkuzanira akantu k'agatebetebe nkuzanira akantu k'akameza ndimo ndababara ndarangije सोचने वालों के साथ ना ऐसे ही burya abantu batekereza ko abandi bagomba kubabara फोटो खिंचवा nabo bababara gutya लेगा raja araza kwifotoza सोचो आप कैसे जाओगी ahubwo tekereza uburyo wowe uri buze kugerayo wowe iyo foto uraza kuyifata tutabasha no kugenda ni babiri barahanganye umwe ahura n'akabazo undi amuhagata nta bintu by'imikino दर्द हो रहा है कोई ndimo ndababara cyane इंतजाम करो rwose hagira umuntu unshakira pomade राजा bya bintu baba basiga umuntu kugira ngo nyine uburibwe bugabanuke cyangwa se bamukande भाई ने दुकान में बुलाया ना फोटो खिंचाने लेकिन मम्मी ये काम ज्यादा जरूरी है ना mama hano hari ibindi by'ingenzi birenze kujya gufata ifoto ज्यादा जरूरी तुझे दुकान oya mwana wanjye rwose icy'ingenzi ni uko wajya ku iduka ukajya gufata ifoto फोटो निकालने के लिए njyewe rwose ntabwo nabasha kuza gufata ifoto ariko wowe genda बेटा मुझे फोटो दिखाना नहीं मोटी मम्मी oya anti साथ में जाएंगे twese turaza kujyana फोटो खींचेगी
twese nk'umuryango turaza gufata ifoto लेकर आती हूँ कौन सा लीप लाना मोटी मम्मी hakuno reka nkuzanira imiti ajya kumuzanira imiti घर में वो मोटा दरवाजा है ना उसके बगल में छोटा दरवाजा है arayimutuma rwose hakurya ku isoko पूरी गली है उसके बगल में एक आयुर्वेदिक aramurangira hari bujye kuyigurira aramurangira ठीक है मैं ढूंढ लूंगा मैं ले sawa reka nyizane सुन ना Raja Raja aragiye kumbe nta nicyo yabaye rero ubu ngubu buribwe burashize we ntugasinzire utararya दुकान में urareba iki फोटो निकालनी है ना तेरे राजूड़ा vayo tugende tujye ku iduka tugomba kujya gufata ifoto tukayifata umwana wawe atayirimo Raja bamuhaye misiyo ko Raja atagomba kuza kugaragara mu ifoto atazanavuga ngo ni uwo mu muryango kuko umunsi umwe bashobora kuzavuga ati we busohotse bivuze ngo business yasigiwe n'iwabo barashaka kwimurya uyu nguyu nawe yaje ku isoko aje gushaka mama kumbe umusore nawe ari hafi aho arebye hakuno bari ahantu hamwe bigeze no guhurira ku rusengero ariko ntabwo bigeze bamenyana barongeye barabisikana काका करशन भाई की दुकान है यहाँ पे uyu nguyu agenda ayoboza aho bamurangiye दुकान कहाँ है uyu nawe arayoboza aho bamurangiye mama we yagiye चाचा bari mu isoko rimwe की दुकान है क्या akomeza kugenda arangisha आपको काका पटेल फरसान की दुकान कहाँ Kimironko urahazi सामने है थैंक यू rwose genda ushakiye hakurya barongera barabisikana bwa kabiri baziranye bakiri abana nta n'umwe wamenya undi ubu buri umwe ni umugenzi ku wundi biragenda bite biraherera he मम्मी kurikire witonze mama से ढूंढ रही हूँ तो यहाँ पर है मुझे rwose maze igihe kinini ndimo ndagushaka unshaka kubera iki तेरे पाँव hakuno rwose yamuteguriye imiti पे बैठ जा मैं लगा urimo rwose ufite uburibwe ku kaguru icara hano nkusigireho मुझे बहुत सारे काम है कान खचोरा काटे तेरे काम को naje mu kazi ceceka kandi uvuge gake rebe aje gusigira umuti ku kaguru mama राजा Raja ingu yabona ka gakobwa akunda hakurya हाय राजा Hi Raja व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज rebe mbega surprise urebye umusore rwose umusore yambaye neza yambaye nka forire आज बहुत ज्यादा हैंडसम rwose uyu munsi urasa neza wabaye bogari करते हो ना ukunda Jarana करना भी आपको kandi nanjye ntekereza ko nawe agukunda tu तू समझती क्यों नहीं है mama ko icyo tutari kubyumva कैसे कर पाएगी देख मैंने ऑनलाइन देखे तेरे लिए ये लेप बनाया है इससे बस थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा लेकिन हाँ पक्का वाला rwose aka ngaka karaza kukugabanyiriza uburibwe इलाज ariko nanone karaza kukugabanyiriza uburibwe akanya gato ढूंढ लिया है मैंने ndaza kugushakira ikindi gisubizo gihamye कुछ खास बात है क्या झरना बात नहीं saba ari ikintu kidasanzwe आज का तो पूरा दिन ही खास है yewe umunsi wose uba udasanzwe koko se चेहरा देख लिया था सुबह सुबह चेहरा तो तुम्हारा ही देखा था rebe वो क्या है ना परसों हमारे दुकान की 25वीं nyine ukuntu ibintu bimeze rwose ni isabukuru na aniveriseri cyangwa se yubire y'imyaka 25 bizinesi yabo imaze ikora है तो पूरी फैमिली की फोटो खींचनी है rero rwose tugomba gufata ifoto y'umuryango अखबार में फोटो छपेगी तो बस hanyuma rwose iyo foto ikazasohoka mu binyamakuru बने हुए हैं। niyo mpamvu nambaye gutya ibyo ni byiza felicitasiyo rero बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने rwose ayo ni amakuru meza Nyam. rebe अखबार में तुम्हारी फोटो मम्मी पापा को जरूर दिखाऊंगी rwose ifoto yawe nzayereka ababyeyi banjye nisohoka mu kinyamakuru niko umukobwa yibwira muri we अच्छे से फोटो खिंचवाइए rero uze gufata ifoto nziza ndakwinginze की फोटो मम्मी पापा को दिखाकर शादी के लिए मना ले uyu nguyu ni nabyo rwose हाँ खिंचवाऊंगा ना uwo babana mu nzu yambwiye ati umukobwa ifoto azayereka ababyeyi be abereka ati uyu niwe nkunda yaramwinginze ati uze gufata ifoto nziza तू बैठ तो जा मैं लगा रानी अब icara मैं बाद में लगा लूंगी हाँ
पक्का लगा लेगी। uzana iyo miti ndaza kuyisigaho nyuma abanza akora akazi rebe एक शर्त पे तुम्हें मुझे ना उससे पहले वो करसन भाई की आयुर्वेदिक दुकान है ना ariko nanone kuri kondisiyo iyo foto ndayifata ariko banza umbwire पड़ेगा ese iremera ni hehe मम्मी के aramusobanuza दर्द हो रहा है anti yagize ikibazo ku kaguru agiye kumushakira imiti bamuzaniye imiti mu kazi banza asigaye imiti mama akora ibiraka byo guteka mu birori ku muhanda mu maduka mu maresitora ahembwa 3 ngo ku munsi umukobwa caho क्या कर रही है उठा इसे जल्दी से urakora ibiki toragura vuba vuba rebe rebye abona hakurya बस अभी आई हाँ ndaje rebe ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर niki kijya mbere hano कुछ नहीं ntacyo पाँव दर्द कर रहा था ना तो nari ndimo ndisiga imiti ku kaguru kanya ndi kubabara काम करने आती हैं और उस समय में ये सब अगर पापा को पता चल गया ना तो आपके पैसे कट सकते हैं और babare ariko waje hano gukora अगर पापा को पता चल गया ना ndetse data aramutse abimenye ko ari ibingibi ukora mu masaha y'akazi araza kugukata कोई बात नहीं oya nta kibazo मैं ज्यादा घंटा काम करूंगी ndaza gukora amasaha y'ikirenga nta kibazo वो भी अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है rebe baramutse bamenye maze kwisiga imiti agakomeza agateka uyu arabibona ayo mukecuru ko mbona umukecuru rebe चिंता मत कीजिए ntugire ikibazo आपके हाँ लेकिन ntabwo rwose bari buze kugukata तो मुझे ariko nanone kuri kondisiyo imwe ये लेप देना होगा लेप हाँ ये hereza imiti ari kwisiga थैंक यू murakoze rebe राजा mva raja numbe uyu musore nawe n'ubundi ashaka imiti yo kujya gusiga ku kaguru ka anti ngo yagize ikibazo वो क्या है ना कि मेरी मम्मी के पैर में भी थोड़ा दर्द रहता है yahise aza kuyihereza umusore अब तुम ही इसे रख लो rebe ठीक है murakoze बाय bye बाय bye numbe hakuno ये लेप तो बस टेम्पररी इलाज है एक्यूप्रेशर वाले जूते बहुत जल्द लाऊंगी मम्मा mama ndaza kukugurira inkweto zigabanya uburibwe अब तो मैं पक्का अच्छी फोटो खिंचवाऊंगा ndaza kumenya neza ko ndaza gufata ifoto nziza ni umusore nawe nayo magambo avuga nawe akeneye ifoto nziza yo kuza guhereza umukobwa igasohoka no mu binyamakuru bakereka iwabo ntubwira ati uyu niwe musore nakunze durasohoka no mu binyamakuru rebe ndaje dukomeze episode ikurikira ndaje हाँ चलो